Esther Mukaniyonkuru na mugenzi we Niyonkuru Samson ni abanyeshuri biga uburezi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara mu mwaka wa kabiri. Baravuga ko gahunda yiswe kwitegereza ubuzima bw'ikigo cy'ishuri n'ibihakorerwa mbere y'uko bakorera imenyereza mwuga ryo kwigisha yabafashije kubasha kwitinyuka ku buryo bizeye ko mu mwaka wabo wa nyuma igihe bazaba bagiye gukora imenyereza mwuga nyirizina bitazabagora nk'uko byagoye bagenzi babo barikoze mu bihe byatambutse. Gusa bagasaba ko igihe gahunda imara cyakongerwa. Twagiye tugenda ahantu henshi hatandukanye uko abarezi twahasanze baradufashije bakajya bagenda batwereka ahantu henshi hagiye hatandukanye, bakatwereka ahantu hamwe na hamwe hadufasha mu gihe turimo turigisha, mu gihe barimo barigisha nabo ibintu byinshi bigenda bibafasha. Ikindi twabonye ubuzima bw'abanyeshuri, uburyo nk'umwarimu wazi ukigisha abanyeshuri. Ikindi kintu cy'ingenzi yadufashije twarangizaga nko kwiga ugasanga batwereje muri stage ugasanga tugiyemo dufite ubwoba, wagiye ufite ubwoba ugasanga ibyo ugiye gukora ntabwo bitanze neza kuko uyu uhagaze imbere y'abanyeshuri ibyo waruzi byose uhita ubyibagirwa. Ariko twabonyemo ibintu byinshi ku buryo twumva ko umwuga wo kwigisha twahise twinjiramo kandi tukawinjiramo neza. Nuko babishyiraho bikajya bikorwa cyane nk'abantu bageze mu mwaka wa mbere, umwaka wasoza bakagenda bakabikora bagafata igihe kinini. Tubona ino gahunda yakongerwamo bari bayiduhaye ari icyumweru kimwe, utaha icyakongerwamo nuko igihe cyakongerwa. Umuyobozi w'agateganyo wa kaminuza y'u Rwanda Koleje y'uburezi ishami rya Rukara Dr Nsanganimana Florian avuga ko gahunda ikorwa mu biruhuko yo gufasha abanyeshuri biga uburezi muri kaminuza kubasha kumenyera aho bazakorera imenyereza mwuga ari igisubizo cy'ibibazo bahuraga nabyo bageze mu mashuri yisumbuye aho bakorera imenyereza mwuga, bityo ko iyi gahunda izafasha abanyeshuri kwitinyuka ndetse ko izongererwa igihe ikorwa. Ariko turibwira ko mu kugenda tumumenyereza gake gake azajya agire cya gihe noneho tumubwira ngo tugiye kukwevariwa neza nk'umuntu uzahabwa diplome y'ubwarimu, tuzi neza ko twamufashije gutinyuka no kumenya aho hantu abagiye gukorera kwimenyereza umurimo. Tubohereza bageze mu wa kabiri ariko turagira ngo tuzajye dutangirira noneho no mu wa mbere. Igihe gitoya rero bavuze ko ari gito natwe twarabibonye, tuzacyongera dukurikije igihe kiba gishoboka muri programme yabo. Gahunda nshya yiswe kwitegereza ubuzima bw'ikigo cy'ishuri n'ibihakorerwa ni gahunda yashyizweho na kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rukara mu rwego rwo gutegura abanyeshuri hakiri kare kugira ngo bamenye ubuzima bw'ibigo bazakoreramo imenyereza mwuga, byose bigamije kuzamura ireme ry'uburezi. Iyi gahunda ikozwe ku nshuro ya kabiri ikorwa n'abanyeshuri b'umwaka wa kabiri gusa. Biteganijwe ko izakomeza kandi ikazajya ikorwa n'abanyeshuri b'umwaka wa mbere aho kuba mu mwaka wa kabiri gusa. Jamali Habarurema, Isango Star.